nta kibazo subiza mukunda ariko erega n'umugabo aba ari ikibazo rero sinagwama bibi nta mugore ukuruta please umugore wanjye mureke umugore wanjye mfite ukuntu nabimubwiye ibyo arabizi abizi ko nagiye mu kazi time yose mba ndi kumwe no time yose mba ndi kumwe nawe bibi nicyo kibazo n'ubundi wamwirukanye sorry tundi tukibanira bibi ariko tuzabiganiraho sibyo ariko subiza uko yisoko baby oya hari ibintu ngiye rwose umbwiye sinagwamagara uko nshaka nukugombera umpamagare babe ngiye gushaka ukuntu mbona indi phone ujye umpamagara indi phone ku yindi phone atazi sibyo sibyo baby nta kibazo ariko ntabwo nyine trying ryari tomorrow are you okay akantu bushyiramo se sawa ndimbwa niko jagiso ubu ndimbwa koko bundimbwa nta mugabo rwose wameshe nta mugabo wameshe numva bavuga ngo n'uburinganira wa musore ugiye kuba umugabo si ibyo narinjemo ntakwinjira mu rugo rwa ejo n'ejo n'umugabo akanyumva gasanga yabaye n'ikibazo ariko rero nanagize ngo uko zubakwa nanagize ngo hari abasore bajya kuko nyanumva ngo hari abasore bajya bagira abagabo inama nangize ngo wenda wanangira none se uratangira umbwira ngo ndimbwa ubu se koko tubanye ubushuti tubanyemo n'ubuhe koko nambwiza ukuri mbwiza ukuri uranyita ngo ndimbwa usanze ndi kwanika umwenda ngo ndimbwa se wowe rekera ibyo ngibyo si byo nayenjemo naje kukwigishiriza inama nanjye yuko zubakwa nanjye denda ndateganya gushaka ushaka batiri se telefone se ntukajye uvuga nk'umuntu uba ukina komedi mwa ndashaka telefone se kandi nk'ubwo ndashaka kubaka urugo na ushaka kubaka urugo wowe jagisi imyaka 16 ufite ngo ntuvutse ejo nkureba abana b'i Kigali simba amenyereye uvutse ejo nkureba urashaka kubaka wowe ngira inama ibindi byo kumenya imyaka yanjye ntago rero zansezeranya mu murenge ibyo byihurira koza ngo numva ngo urugo kubaka urugo ngo si imyaka da ariko jyewe inama nakugira mwana w'umuhungu kwikururira inyana y'imbwa y'umugore ngo ugiye kuyishaka ingozi iki gihe zubakiye ku musenyi njye ntago nakugira inama ko wazana imbore wabyihorera ni ukuri kw'Imana ushatse unyumve cyangwa se ubireke njye icyo nkubwiye ni icyo ngicyo ubu urazana umugore wabuze iki wanyu se ngaho ko ikibazo cy'abagabo ubu wese wamuzanye warabuze ngaho rero umuntu ugiye umuntu akubwiye ngo mugire inama ni ngombwa ngo ujye guca wowe wizana akababaro ka ahubwo mbwa ati zubakwa gutya bikorwa gutya ibintu byo kuzana ibyo mu ngo zawe ntaribi urugo rero kurwubaka bisaba guca bugufi umugore akagukubita inkonji ukemera iyo ugiye kuzana ibintu by'amarere maremare uruvamo ukagenda ashagiye byo rwose kuri njye ntibyakunda bro sigiye ryose man ya none se amakuru y'iminsi amakuru ni meza bro neza cyane nanjye kuri na inshuti yanjye nanjye nari ngiye ku kazi nabonaga amasaha arimo kumfata ariko ntabirenze kabisa urabona nyese bro ntabirenze ahubwo se sha mwana uzigize ngo wanjye si bikomeze ewana umugore arashaka umukozi ahubwo n'ahantu wankurira umukozi ariko reka mbanze mubaze niba akeneye umukozi w'umukobwa cyangwa umuhungu wababona karakazi kanjye man kamuhamagare wayiberwa akazi ukora man kamuhamagare numve kabisa halo sheri bimeze bite narimuye na wa muntu w'umukomisiyoneri w'abakozi hanyuma se wari ukeneye umukozi w'umukobwa cyangwa umuhungu umuhungu niwe wamwiza umuhungu wamubona ahubwo wowe yabo none yahitaza man reka mubaze sawa
none se yarambwiye ngo arashaka umukozi w'umuhungu. ahubwo mbwira amukeneye sangahe? Niyo yahita aboneka akanya se hari ikintu bitwaye? None hasi. Njyewe umukozi aramukeneye cyane kandi n'umugore wanjye urumva aramukeneye pe bishoboka. Aya man ntugire ikibazo. Uraza kumvugisha kuri Wewe urabizi telefone. turi inshuti urumva Eh. ntacyo wambara nanjye mfite bro. Oya nta kibazo. Aje zo mugushakira ntugire Nta kibazo man. kanjye gukaza Sa, bro. mvugana. Kandi iyo byaje na Sheri wanjye wamuhamagara akanansuhuzara nabaze ko ari mu rugo. Halo. Wishu. Shameze fresh nari. Nari ngeze muri zino karitsiye z'iwanyu waje ukansuhuza ahandi hafi y'urusengero kuri rya poto riri imbere yaho tebuka nta rindi kwibuka. Ntabwo utinda Siberutse ko nsomba. Biteze. gusa Meze neza. shanda amahoro pe. Ego naje. Mbese ko utanankoraho uba uri gutinya. Mbese be ya gahunda imeze ite? Yes. Yayindi. Ukubona se Yego. numura ndi kuyinoza mwese Urabizi. Niyo mpamvu yego mukunda. cyane. Ni sawa ariko mu rugo ari aho si ko uvuga gake Sha nyine ni isoni. yego. nyine nari nguhamagaye nari nje muri zino karitsiye Yego. hari umuntu yaje kureba ariko ndavuga ati sinagenda nagusuhuje. Ubwo wabikora. Tuzabikora ryari? Iki se? Oya nyine ibyo guhana. Oya ndi kubipanga ariko wowe ntugire ubwoba sibyo se? Okay, nzamanza mbwire mu rugo ho gatoya nyine twumve icyo bambwira hanyuma musubize. Ubwo uragira ngo ubwire wa musaza wawe utagiye ukunda So sha yego. ko nabonye ariko nza iwanyu ntanamfate neza buriya. Oya nzicara muganirize turakundana nyine turumvikana. Kandi nyine inama yangira nyine abariyo ariko hajemo yo kunyangisha sha ntabwo byava. Sibyo? Ngira moyo. Haye. Sa niyo utagareka ngende sibyo? Yo, bite se peti? Meze neza? Ya, ni fresh nanjye bro. Ahubwo nakubazaga, ubundi muri quartier z'iwanyu? Handi nyine ruguru kuri kakazu ka Airtel. Niho narindi. Nari naje kureba utubuto. Ariko hari umuniga ushaka umukozi. Yambwiye ariko mva nawe ra. Sha, arahemba man afite amafaranga ntari. Yego. Ashaka umukozi wo mu rugo nyine uzajya umufasha akazi ko mu rugo. Ese ntabwo byumva man. Mva nawe ra. Ahubwo wewe hansange tuvugane nta kibazo. Sawa banguka. Iminota mike man dirifite gahunda nyinshi. Hari umukiriya ngiye kureba bataza kuncika man. Sana ari banguka. Yo, Salama boss. Meze bite? fresh man. Cyane fresh to. Meze neza se. Cyane hari bitusi nyine kubukene bumeze nabi. Shamba ni danje. Bro no kuno bakogoshe. Se cyama wane ariko nyine mu cyaro bimera mane ko twigoshesha urwembe. Ari danje nyine to. Ngo wamboneye akazi ariko. Chamani nakona kazana man. Fresh. Arahemba se mane mfite inzara ariko shumi. Ni danje. Smart. Mba nakurangira akazi man Kigali. Atarano hazima man. Nizere ko ari ababosi beza nyine urabona kuntu nyine bameze mba nyine ibyo barakora ko nahondokera to.
kuvuga ngo cyangwa umwe ntago ari ahantu harenze cyangwa nta mafaranga bari guhembe man. ahubwo tugereyo noneho turebe ibyari byo nyine serious. Are you ready? Gendire dinda umva. Sha bro waje baniteguye. Twese cyako njyana agafu kanje ko gahora ku rutugu shawu. Baranzenguruka nyine gutya. Ntari bitugene nyine ntacyo wandikana. Bari ngaje. Nara iPhone. meze bo umeze neza meze fresh baby wanyumvise asiri wajure sumva nakwambika boga ni nkaho suzi ko ari umukobwa mwiza ngira sheri I know ariko subize ese ahubwo ko nshaka ko dusohokana shironze asishiri reba tuzadusohokana buri munsi ejo twarasohoka ariko amafaranga mfite niwo ugomba kuyarya I know ariko nawe nayawe ujye umenya gushiri baby nayawe niwo ugomba kuyarya sibyo cyangwa ukuntu dusohokana iyo twamara wenda nk'indi minsi 3 ku Gisenyi hari ikintu byaba bitwaye shiri rega njye nta kibazo urabizi aha ikibazo kiri urabizi ko njyewe ibana nta muntu umbwira ngo bite ariko wowe nyine urabizi ko kubera ari ikibazo shiri baby gutera ikibazo ni ikihe amafaranga arahari dusohoke tugende iyo twarara ku Gisenyi nk'icyumweru sibyo byiza ejo mundi turara iminsi 3 sibyo sawa akushiri nta kibazo rega subiza mukunda ariko erega nubwo waba ari ikibazo rwose nagwama baby nta mugore ukuruta please umugore wanjye mureke umugore wanjye mfite ukuntu nabimubwiye ibyo arabizi abizi ko nagiye mu kazi time yose mba ndi kumwe no time yose mba ndi kumwe nawe baby nicyo kibazo usubundi wamwirukanye sorry subundi tukibanira baby yako tuzabiganiraho sibyo ariko subiza ko isoko baby oya hari ibintu ngiye rwose umbwiye sinaguhamagara uko nshaka nukugombera uhamagare baby ngiye gushaka ukuntu mbona indi phone ujye umpamagara indi phone ku yindi phone atazi sibyo yasi muramu wanjye mbonye hariya sigaca mushiki wanjye inyuma umva kandi mfate ifoto kuko yo nta foto nta cyabaye ariko right now umugore mworera siko ngiye ndi mu kazi tugende tumare nk'icyumweru Gisenyi sibyo baby nta kibazo ariko ntabwo to be trying ryari tomorrow are you okay thank you baby I love you too bimeze biteze mu kazi biracamo nta kibazo ese za kontineri ntabwo zirahagera nari nohereje ebyiri hari indi yari kuza nyuma ariko sinzi ntabwo murayibonana n'ubu shangiye bwo ngubwo nyine nibyo nari ndimo kwirukankama hanyuma se oya navuganye na manager izo kontineri zose zihagera ntabwo ziragera njye nzavugana na manager izo kontineri zigomba kuba zagize uno munsi oya nta kibazo kabisa nanjye meze neza sori gato mvugisha umuntu uyu muhungu se meze dore uyu ni wa mukozi wanakubwiraga no ndi wambwiraga bite sha meze neza bakwita nde yewe banyita Kadogo niwe Kadogo mu rugo neza mu rugo nizahuye ucya mu ugenda nyine mu nkengero z'akazi urakabashije sha akazi bose ngewe akazi ndakabashije urumva uzabishobora kereka niba ko yambwiye atari ko mushaka kuma oya nako ngako bose ntugire ikibazo uyu nguyu ni umuturanyi wacu ubundi hariya hafi turaturanye makuru yose ntugire ikibazo ndamwizeye oya nta kibazo ahubwo wowe muraza kuvugana ujye kwitugenza shaka njye mu kazi bimeze nabi shaka umugati wawe reka mugishe sheri karame imeze bite imeze neza komere cyane mama banza wicare sheri wanjye tujye tuvugana twicara subiza uko ngukunda se turi no kuvuga ngo uyu ni wa mukozi wari wanjye none se sheri uyu ni wa mukozi wambwiraga se n'uyu nguyu icara arasha icara ari ko mbona se ko mbona ntazi ukuntu ndi kumubona harya ngo iwanyure iwacu se nizahuye uri umunyabutare
abanyabutare ko bambwiye ngo bagira ubwenge bwinshi ubwo urabufite waba ushaka kwigira bufite ariko nubwo ari buke ahubwo se ibyo bishikare turimo gukina bantu ukiri ibyo bishikare se bose dore uyu nguyu namurangiye n'umushuti wanjye kandi yambwiye kaza akazi akazi ndakazi akazi urakazi neza muri karitsiye ninjye muntu utekera resitora zaho zose abantu bose bakoresha amakuru muri karitsiye ndabumva muri make none ikintu noneho kijyanye noneho n'imyumbati ibijumba ndebaho imyumbati ngibijumba ako ibindi uzabimwigisha niba ari ibyo ngibyo azi imyumbati n'ibijumba ari byiza guteka rimwe na rimwe nyine ubwo nyine bashyaka kagaceri nako ndagateka nta kibazo ntuwushiririze se ushirira gakeya none se kumesa urabizi kumesa imyenda bambwiye ko imyenda y'abanyakigali iba idasana nabi urumva rero kuyimesa none se ko hari ukuntu uhereza umukozi imyenda akayimesa akayikubya cyangwa wamuherezamo twa twenda tw'imbere ukuntu akajya kubibwira abakozi bagenzi be ntabwo uzabikora ibyo bintu bushangiye rwose nkibabona nahise mbakunda cyane dore nanze kuzana umukozi w'umukobwa situbiziranye ashaka guha umuhungu umusaza abishobora uyu nguyu azabishobora inshuti wanjye yambwiye ko amwizeye ni ukuri bose pe nta hana ufite ho kujya utangiye umugore nkunda urabizi nzakabasha azakabasha reka tumugerageze turebe abanyabutare reka tugerageze abanyabutare njye ntabwo ndikavukira ariko nyine niho famiye yiba ntabwo ndikavukira sheri nakubwiye ko amafaranga nyafite uyu nguyu n'ibyanga twazana n'undi ako kucyumva yuko bizanga boss ngenda kwizeye niyo waba ujya n'isafari nzagucungira urugo oya humura noneho nyereka umugore wanjye kuza aje gukora akazi ko mu rugo aje no gucunga ngo ngaracunga ibintu byo gucunga n'ubise se byo ibintu byo kuvuga ngo ugiye gucunga urugo ni urwanjye werebana n'akazi kawe iby'urugo rwanjye uzacunga isahani uyoze ucunga umwenda uwumese ako se ko mbona yogosheshe nk'umuntu bavanye none se mu cyaro nta tondozi zibaye nukogoshesha nyonga niba uyizi cyangwa se urwego ibyo bintu ntabwo mbizi njye navukiye Kigali ni ukuvuga umva rero ukuntu bimeze uzamubwire isaha ngera ku kazi mu gitondo ndazinduka ujye warangije gutegura breakfast ni ibiki ni amafunguro mu gitondo se nzamwigisha ubwo nzaza ukuvuga ngo nzaza wagarukiye mu kangahe mu gatanu primaire ubushobozi bwahise urumva bisaba sheri ubisaba kujya uvuga mu kinyarwanda kugira ngo wumve ibintu ushatse kuvuga ibintu byo kuvuga indimi ntabwo yabishobora akazi arakabashije okay kamwereka ahantu ajya umwereka ahantu ajya mu gitondo sheri ujye umuba hafi sawa mugore mwiza ntabwo bizoroheye iby'aba bagore pe ubu umukozi